Turabashuhuje abakurikiye channel ya Ephrem Family Live. Tugeze mu mwanya wo kwiga icyigisho cy'umuryango. Icyigisho cy'umuryango tugiye kwiga gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo umwanya n'inshingano z'umubyeyi w'umugabo mu rugo. Mbere y'uko dukomeza, reka dusenge Imana. Turagushimye, turaguhimbaje, Data twese udukunda uri mu ijuru. Dushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe, waturinze none utwemereye ko umwanya nk'uyu twongera gutegera amatwi ijambo ryawe kugira ngo twumve icyo dushakaho. Turakwinze kugira ngo ubane natwe, ijambo ryawe tugiye kwiga tubere umwigisha mukuru kugira ngo tubashe kugira ingo nzima, Data tugire imiryango mizima yiteguye kwimurirwa mu bwami bwawe. Dusabye mu izina ryawe ryera, amen. Umwanya n'inshingano z'umubyeyi w'umugabo mu rugo. Ubushize twari twabonye akamaro k'umugore cyangwa se mutima w'urugo mu rugo. Uyu munsi tugiye kureba noneho umwanya n'inshingano z'umubyeyi w'umugabo mu rugo. Ese ni ubuhe busobanuro nyakuri bw'ijambo umugabo? Urugo ni urwego rwashyizweho n'Imana. Imana yashatse ko abagize uruziga rw'umuryango ari bo umubyeyi w'umugabo, umubyeyi w'umugore n'abana bakwiriye kuba muri iyi si nk'urwego ruhamye. Umurimo wo gukora icyatuma mu rugo haba umunezero ntureba nyina w'abana gusa. Ababyeyi b'abagabo bafite uruhare rw'ingenzi cyane bagomba gukora. Umugabo ni inkingi yubakirwaho ubutunzi bw'urugo, agahuriza hamwe abagize umuryango we, ari bo umugore we n'abana, mu mirungo ikomeye y'ubumwe akoresheje urukundo rwe rukomeye, ruzira uburyarya kandi rurangwa no kwitanga. Izina rye inkingi y'urugo nibwo busobanuro nyakuri bw'umubyeyi w'umugabo. Nabonye ko hari ababyeyi b'abagabo bake cyane bita ku nshingano yabo. Umwanditsi w'iki gitabo Urugo rwa Gikristo aravuga ati nabonye ko hari ababyeyi b'abagabo bake cyane bita ku nshingano yabo. Abita ku nshingano yabo mu rugo nk'inkingi y'urugo yabonye ko ari bake ndetse bake cyane. Umugabo rero ni umutwe w'urugo. Umugabo akaba na se w'abana niwe mutwe w'urugo. Umugore we aba amutezeho ko amukunda, akamugirira impuhwe kandi akamwunganira mu burere bw'abana babo. Kandi ibyo biratunganye. Abana ni ababo bombi kandi umugabo nawe akwiriye kwita ku mibereho myiza yabo nk'uko umugore abigenza. Abana baba bahanze amaso se ngo abunganire kandi abayobore. Bityo rero umugabo akwiriye kugira imyumvire itandukanye, umugabo akwiye kugira imyumvire itunganye ku buzima ndetse n'imbaraga zihindura n'ibyo yifatanya nabyo bikwiriye gukikiza umuryango we. Kuri ibyo byose akwiriye gutegekwa n'urukundo no kubaha Imana n'inyigisho z'ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kuyobora intambwe z'abana be mu nzira itunganye. Umugabo akwiriye kuba ayoborwa n'Imana kugira ngo Imana imushoboze cyangwa se imikoreremo abashe kuyobora intambwe z'abana be mu nzira itunganye. Umubyeyi w'umugabo akwiriye gukora uruhare rwe kugira ngo abo mu rugo rwe banezerwe. Ntakwiriye gukundira ibimuhagarika umutima n'ingorane z'uburyo bwose yaba afite gutwikira umuryango we ngo biwuzanemo umwijima. Akwiriye kwinjira mu rugo amwenyura kandi avuga n'amagambo anejeje. Ntabwo akwiriye kwinjira mu rugo yijimye, ahubwo akwiriye kwinjira mu rugo amwenyura kandi avuga n'amagambo anejeje.
Umugabo rero ni uwushyiraho amategeko akaba n'umutambyi mu rugo. Ab'urugo bose bahurira kuri se w'abana. Ni we ushyiraho amategeko, akagaragariza imico mbonera idakebakeba mu mibereho ye ya kigabo. Imbaraga, ubupfura, kuba umunyakuri, kwihangana, kugira umwete no kuba ingirakamaro. Ku ruhande rumwe, umugabo ni we mutambyi w'abagize umuryango, agashyira ku gicaniro cy'Imana igitambo cya mu gitondo n'icya nimugoroba. Umugore n'abana bakwiriye gushishikarizwa gufatanyiriza hamwe muri iyo gahunda yo gutura igitambo no kugira uruhare mu kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Mu gitondo na nimugoroba, umugabo nk'umutambyi w'urugo akwiye kwaturira Imana ibyaha yakoze ubwe n'ibyakozwe n'abana be uwo munsi. Akwiriye kwatura ibyaha byose yaba yamenye cyangwa se ibyakorewe mu rwihisho byabonywe n'Imana yonyine. Iyi migenzereze iyo ishyizwe mu bikorwa n'umubyeyi w'umugabo igihe ahari cyangwa uw'umugore igihe umugabo adahari, izahindukira uwo muryango isoko y'imigisha. Umubyeyi w'umugabo mu muryango we ahagarariye umutware wo mu ijuru watanze amategeko. Umubyeyi w'umugabo mu rugo rwe ahagarariye umutware wo mu ijuru watanze amategeko. Umugabo afatanya n'Imana agashyira mu bikorwa imigambi yuje ubuntu y'Imana kandi agashimangira amahame atunganye mu bana be, akababashisha kugira imico itunganye kandi iboneye kubera ko ubugingo bwe yaburunduriye mu bizabashisha abana be kutubaha umubyeyi wabo wo ku isi gusa, ahubwo bakazubaha na se wo mu ijuru. Umubyeyi w'umugabo ntakwiriye gutatira icyizere yagiriwe. Uko byagenda kose ntagomba kuvirira ubutware afite bwo kuba umubyeyi. Umubyeyi w'umugabo rero agomba kugendana n'Imana. Umubyeyi w'umugabo azomatanya abana be n'intebe y'ubwami bw'Imana binyuze mu kwizera kuzima kumuranga. Ntiyishingikiriza ku mbaraga ze bwite, ahubwo ubugingo bwe bw'impezamajyo abwegurira Yesu maze agasingira imbaraga y'isumba byose. Bene Data, buri gitondo na buri mugoroba mujye musengera hamwe iwanyu mu muryango wanyu. Mujye musengana umwete muri mu cyumba. Kandi n'igihe muhugiye mu mirimo yanyu ya buri munsi, mujye mwerekeza imitima yanyu ku Mana mu isengesho. Uko niko Enoki yagendanaga n'Imana. Isengesho ry'ubugingo rya bucece kandi rivuye ku mutima rizazamuka nk'umubavu wera rijye ku ntebe y'ubuntu kandi rizemerwa n'Imana nk'aho ari ituro ryatangiwe mu buturo. Ku bantu bashaka Kristo batyo bose, Kristo abahindukira umufasha utabura igihe cyose bamukeneye. Bene abo bazakomera mu munsi wo kugeragezwa, kubera ko bimenyereje kubana n'Imana cyangwa se bimenyereje gusenga, no mu gihe cyo kugeragezwa bazaba bakomeye, ntabwo ibigeragezo bizabahungabanya. Impinduka azazana mu rugo, reka tugere ku isubi ivuga ngo gukura mu bunararibonye gukenewe. Se w'abana ntakwiriye kwifata nk'umwana ukora ibyo atabanje gutekerezaho. Imirunga yejejwe yimufatanije n'umuryango we. Impinduka azazana mu rugo zizagenwa n'uko azi Imana y'ukuri yonyine kandi akamenya na Yesu Kristo uwo yatumye. Intumwa Pawulo aravuga ati: nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto,
natekerezaga nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Aya magambo aboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyaho cya 13 ku murongo waho wa 11. Umubyeyi w'umugabo agomba kuba ku isonga mu muryango we, atari nk'umuhungu utagira uburere wakuze bwangu ku gihagararo gusa, ahubwo ari umugabo ufite imico ya kigabo, utegeka amarangamutima ye n'ibyo ararikira. Agomba kwigishwa akagwiza uburere mu bijyanye n'imico mbonera itunganye. Imyitwarire ye mu mibereho y'urugo igomba kuyoborwa kandi ikajya ikumirwa n'amahame atunganye y'ijambo ry'Imana. Ubwo nibwo azakura akagera ku kigero cy'umuntu ushyitse muri Kristo. Agomba kwegurira kandi Imana ubushake bwe agomba kubwegurira Imana. Umwanditsi w'iki gitabo arakomeza agira ati, ndifuza kubwira aya magambo umugabo ari nawe se w'abana nti, kora ibishoboka ngo umwuka uboneye kandi wera abe ari we ukikiza ubugingo bwawe. Ugomba kujya wigira kuri Kristo buri munsi. Ntukigere na rimwe ugaragaza umwuka w'igitugu no gukandamiza mu rugo. Umugabo ugenza atyo aba ari umufatanyabikorwa n'abakozi ba Satani. Egurira ubushake bwawe kugengwa n'ubushake bw'Imana. Jya ukora uko ushoboye kose kugira ngo ubuzima bw'umugore wawe bumushimishe kandi bumunezeze. Fata ijambo ry'Imana abe ari ryo ugira umujyanama wawe. Mu rugo rwawe jya ugaragariza inyigisho z'Imana. Mu rugo rwawe jya ugaragariza inyigisho z'ijambo ry'Imana mu bikorwa byawe. Ubwo nibwo uzanazigaragariza mu itorero kandi ukajyana nazo aho ukorera hose. Amahame y'ijuru azahesha agaciro ibyo uzajya ukora byose. Abamarayika b'Imana bazafatanya nawe maze bagufashe kumenyesha ab'isi Kristo. Tuvuye ku isuri tubwira ko umugabo agomba kwegurira ubushake bwe Imana kugira ngo Imana ibashe kumuyobora mu byo akora byose yigaragaze muri we. Reka turebe rero isengesho ribereye umugabo urakara vuba. Isengesho ribereye umugabo urakara vuba. Ntukemerere ibikubabaza byo mu kazi ukora kuzana umwijima mu mibereho y'urugo rwawe. Nihagira ibintu bito bibaho ariko ntibigende nk'uko watekerezaga ko byagombye kugenda, unanirwa kugaragaza kwihangana, kwikomeza, ubugwaneza n'urukundo. Bityo rero ugaragaza ko utahisemo kuba inshuti ya wa wundi wagukunze cyane agatanga ubugingo bwe ku bwawe kugira ngo ube umwe nawe. Mu mibereho ya buri munsi uzajya uhura n'ibintu bigutunguye, kubura ibyo wari witeze ndetse uhure n'ibishuko. Mbese ijambo ry'Imana ryavuze iki? Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Naho bitaba bityo, ahubwo yisunge imbaraga zanjye abone kuzura nanjye, ndetse niyuzure nanjye. Aya magambo aboneka muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza uwa 8, no mu gitabo cya Yesaya igice cya 27 umurongo wa 5. Hanga amaso Yesu igihe cyose naho waba uri hose, maze ujye usenga bucece ubikuye ku mutima utaryarya kugira ngo ubashe kumenya uko wakora ibyo ashaka. Bityo umwanzi nagutera ameze nk'umwuzure
Umwuka w'Uwiteka azakuzamurira inkota yo kurwanya umwanzi. Aha twavuga tuti amen. Igihe uzaba wenda gucika intege ngo uvirire, uri hafi gutakaza kwihangana no kwitegeka, uri hafi kuvirira, kubona amakosa y'abandi no kubarega, iki kizaba ari cyo gihe kuri wowe ngo isengesho ryawe uryerekeze mu ijuru uvuga uti: Mana yanjye, mfasha ngo mbashe gutsinda igishuko, ngo mbashe gukura mu mutima wanjye ubusharire n'umwijima n'amagambo y'amanjwe. Mu bugwaneza bwawe no gucisha bugufi kwawe, mpa kwihangana kwawe n'urukundo rwawe. Ntundeke ngo nsuzuguze umucunguzi wanjye, noye kugoreka ubusobanuro bw'amagambo n'ibitekerezo by'umugore wanjye, abana banjye, abavandimwe banjye na bashiki banjye dusangiye kwizera. Mfasha ngo mbe umugwaneza, umunyampuhwe, niyoroshye kandi ndangwe no kugira imbabazi. Mfasha kugira ngo mbe inkingi nyakuri y'urugo mu muryango wanjye kandi ngaragarize abandi imico ya Kristo. Jya utegekana kwicisha bugufi. Umugabo nk'inkingi y'urugo akwiye gutegekana kwicisha bugufi. Kuba umugabo mu rugo ntibigaragazwa n'uko umugabo ahora atsimbaraye ku mwanya afite muri wo nk'umutwe w'umuryango. Kumwumva avuga amasomo yo mu byanditswe byera agamije gushyigikira ubutegetsi bwe ntibimwongerera icyubahiro. Gusaba umugore we ari we nyina w'abana be gukurikiza imigambi ye nk'aho itabamo kwibeshya, si byo bizatuma arushaho kuba umugabo nyamugabo. Uwiteka yashyizeho umugabo ngo abe umutwe w'umugore we kugira ngo amubere umurinzi. Ni we nkingi y'urugo mu muryango, agahuriza hamwe abagize umuryango nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero n'umukiza waryo nk'umubiri we. Mureke umugabo wese uvuga ko akunda Imana yigane ubushishozi iby'Imana imusaba kuba yujuje muri uwo mwanya arimo. Ubutware bwa Kristo bukoreshwa mu bwenge, mu bugwaneza bwose no kwiyoroshya mu mutima kose. Bityo rero, uko niko n'umugabo akwiriye gukoresha ububasha bwe kandi yigane umutwe mukuru w'itorero. Umugabo akwiye kwigana umutwe mukuru w'itorero ari we Kristo. Nk'uko tubonye ko umugabo ari umutwe w'umuryango kandi akaba yarashyiriweho kugira ngo arinde umugore we, twabonye ko ari we nkingi y'urugo cyangwa se nkingi y'umuryango. Kugira ngo rero abashe gushyiraho amabwiriza nk'uko twabibonye, abashe gutegeka abo mu rugo rwe neza, ni uko yigana umutwe mukuru ari we Kristo. Reka buri mugabo wese ubashije kumva iki cyigisho asaba imbaraga y'Imana kugira ngo yemerere Kristo akorere muri we, amwigishe kuyobora urugo rwe neza kugira ngo umuryango ubashe kuba utekanye kandi ubashe kuba ari umuryango ushushanyije ijuru rito. Ubwo Kristo agiye kugaruka, abagize uwo muryango bose bazimurirwe mu ijuru. Nibyo basabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.